madamu wawe nawe umutima ukakujya. niyo namubwiye ngo naryamanye n'umukobwa w'inshuti twashwanye ibyanyabyo abantu buriya bagize ngo ni Frank wenda abantu bari bapanze ko twashwanye ibyanyabyo tumara nk'icyumweru tutavugana ambwira ngo nimubwire inshuti buri ikintu cya mbere kibanza kukubera imbogamizi buriya umudamu cyangwa umukobwa nyine aba ari umuntu uje mu buzima bwawe ngo mubane noneho aba afite uko yimereye karagiterize nawe izawe noneho rero kugira ngo mujye kuzihuza neza muvuga uti uyu yanga ibi uyu akunda ibi uyu nguyu gutya na gutya bitwara igihe ariko iyo mwamaze kwiyumvamo mwavuga uti wenda Saju ntabwo wenda akunda ibitoki reka tujye duteka umuceri banza unabonekerwa banza ubonekerwa icyo gikenya cy'igitoki nanjye sinkunda ibitoki pe urumva iyo ugishaka hari utuntu twinshi umudamu muba mutaramenyeranaho umudamu ushobora kuba waramuzanaga wenda ari wa muntu ukunda wenda tuvuge ukunda kuryamira kandi no iwawe kuko yararyamiraga none wamugeza mu rugo ukumva ko yazajya abyukira isaha nawe ubyukiraho cyangwa se we ugasanga urazinduka oya we arazinduka ubwo uraryamye dufate wenda nkatwe dukora bino biporo bya photography na video sibyo akenshi uryama kare saa 8 ubwo ngubwo aba yagihamya kare z'ijoro kandi nanone hari igihe usanga saa 11 yabyutse urumva nyine ukwakira ibyo bintu ubundi ni ako kantu konyine kabaho no mu rugo buriya bari abantu ubona bahana amadivorce ni uko aba yarabayeho kuba hari ikintu batigeze bumvikanaho umwe akanga kukireka cyangwa ngo undi akihanganire urugero nanjye nshobora kuba ninywera agacupa nkakemeza kabisa wenda nkava mu rugo nka saa 12 za nimugoroba nkataha nka saa 8 z'ijoro nanyweye inzoga ndi kumunukira n'iki icyo gihe ntabwo umudamu azajya gufata umwaka wo kuguhindura kandi wowe ubwo buzima bumazemo imyaka irenga 5. Yes, reka nongere nguhe ikaze wakomeje gukurikira Afrimedia Rwanda kuba warakoze subscribe ni igiciro gikomeye cyane waba uherereye hose amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali rwagati turi kumwe n'umuhungu wacu umuhungu w'abanyarwanda ndabona ngo ndi gukuvuga n'abatakoze ni bake indebe hano abatakoze si bake ntago mbizi ni bake bro ntago mbizi biri seri Ngatangire wibwira abantu nyine niba ariko igitego puisa igitego puisa kabisa hari ukuntu ujya wivuga puisa kabisa puisa amakuru cyameze neza nari kabisa tumaze igihe tutabonana ariko kubw'Imana irongera duhuje nibyo kabisa twajyaga duhura ahantu ucaho nanjye nguruka nino minsi byifashe gute muri iyi minsi ibintu bimeze neza umuntu ahugiye mu tuntu tw'uduproje tugiye dutandukanye niyo mpamvu nyine umuntu asigaye atujemo ukuntu usaba ziri mu bantu ugira proje nyinshi ngira proje nyinshi kuko nanjye ngira inshingano nyinshi waranunguye oya buriya iyo ugira inshingano nyinshi gare kugira na proje nyinshi reka mbwira ninjye umuntu wakubwiye ko nunguwe no kuba ufite umugore kubera iki wese mwamubona wapi nyine byaradutunguye tuzi ko ari bimwe by'abakomedi bazi ko ari bimwe by'abakomediye nyine ari za komedi zanyu avuga ati ni bya bindi Nyakso yahoraga ngo we nayisha ari ibyo ngibyo tukavuga ati niba burangiye rero cyakubwira ko ngiye nashatse n'umudamu mbere yuko nangira ibintu bya showbiz yego niyo mpamvu abantu benshi batabimenye
aba baramushatse ufite imyaka ingahe mani? Ese imyaka yanjye warayizi? Reka nyine imyaka yanjye urayizi? Imyaka wowe ufite ntabwo yabigera no muri 30. Yego. Wenda agereranya twumve. Byibura nka 27. Nese umuntu ufite 27 ubwo ntabwo aba yakuze. Uzi ko ufite uzi igiti gifite imyaka 25 cy'avoka kimaze kungura umuhinzi wagihinze nka miliyoni nk'eshanu. Igiti gifite iyo myaka imyaka 25. Igiti cy'avoka amaze kugisarura nk'inshuro nawe ataba ari umubare. Ego wibuke ko igiti gitanga umusaruro nka 3 mu mwaka. Ni kanyiraryo ndikubwira ngaye baze niba gitanga umusaruro 3 mu mwaka kikaba kimaze gutanga uwo musaruro inshuro 3 mu myaka 25. Ubwo urumva ataranagaruje se? Ariko cyo cyashaka rero sinzi impamvu ahubwo abantu mwumva ko imyaka 25 ari mikeya kuri mwebwe mutakagombye kuba mufata inshingano. Ku byose ntajye washyiramo. Ese ko wowe byagutangaje nawe ngo ngushyize muri uwo mubare? Byarantunguye. Urareba ari ukuntu uhuza kareba umuntu igihe watangiye umubonera n'igihe mugezemo ako kanya uvuga ati none n'ukuntu na visage uvuga ati visage se gute? Wenda kwita umuntu ufite umwana umugore n'abana ukavuga ati uracyari muto. ndetse ubu se ari abapapa bakuze bitwa ba bebe. Bakuze bitwa ba bebe ariko ntibibabuza kuba bafite bebe nyine. Ku buryo nk'iyo umwana arize nk'abavandimwe bagiye kumusura bahita bavuga utumva bebe arimo aragenda. Ahubwo nagiye ahantu usangayo umukobwa mukuru ufite abana ngo ni umugore ufite abana bakuru, noneho akubitana n'abantu bari baziranye kera bakajya bavuga ngo bebe agiye he? Hari mu kiriro nshaka kandi agashaka agateko mbonye gakata hariya kubona ngo ntabwo ari kariya ngo bebe ni mama kanaka. Urumva nyine ntago biriya bintu bisaba imyaka. Njyewe mba mbona bisaba gufata umwanzuro. Kuko hari umuhanzi wigeze kuririmba ngo no hasi araharyama. Zari injoga. Ntabwo zari injuga n'ubu ngubu no hasi ni bwa butumwa, harimo ubutumwa. Dore ikintu gisigaye gituma abantu mutinda gushaka cyangwa mwanga gushaka ni ibintu bibiri. Umukobwa ararira akavuga uti ndacyafite kwirira show. Umuhungu nawe akavuga uti ndacyafite kwirira show. Akabona ama-stress ngaho akaba asa nimugeza mu rugo biragenda gute na gute. Ariko iyo mwese mwahuriye ku murongo mukavuga uti ibi bintu reka tubyigomwe dukora ibi, murubaka. Nirihe banga nyine ni ikihe kintu cyaguteye imbaraga zo kuvuga ati reka noneho mubwira ze tubane madamu wanjye cyangwa umukunzi wanjye? Ubuse ibanga nyine ngiye naratinyutse ndavuga ngo mu bushobozi buke mfite reka muzane ahubwo azamfashe twongere ubushobozi. Ni ikihe kintu cyakubereye imbogamizi kugira ngo aze mbere yuko aza no mu rugo turageramo? Ikintu cyambere imbogamizi buri ikintu cya mbere kibanza kukubera imbogamizi buriya umudamu cyangwa umukobwa nyine aba ari umuntu uje mu buzima bwawe ngo mubane. Noneho aba afite uko yimereye karagiterize nawe izawe. Noneho rero kugira ngo mujye kuzihuza neza muvuga uti uyu yanga ibi, uyu akunda ibi, uyu nguyu gutya na gutya, bitwara igihe. Ariko iyo mwamaze kwiyumvamo mwavuga uti wenda Saju ntabwo wenda akunda ibitoki, reka tujye duteka umuceri. Abanza unabonekerwa. Abanza ubonekerwa. Icyo gikenya cy'igitoki. Nanjye sinkunda ibitoki pe. Urumva iyo ugishaka hari utuntu twinshi umudamu muba mutaramenyera nawe. Umudamu ushobora kuba waramuzanaga wenda ari wa muntu ukunda wenda tuvuge ukunda kuryamira,
kandi no iwawe kuko yararyamiraga none wamugeza mu rugo kumva ko yazajya abyukira isaha nawe ubyukiraho cyangwa se we ugasanga we urazinduka oya we arazinduka ubwo uraryamye dufate wenda nkatwe dukora bino biporo bya photography na video sibyo akenshi uryama kare saa munani ubwo ngubwo aba yagihamya kare z'ijoro kandi nanone hari igihe usanga saa 11 yabyutse urumva nyine ukwakira ibyo bintu ubundi ni ako kantu konyine kabaho no mu rugo buriya bari abantu ubona bahana amadivorce ni uko haba harabayeho kuba hari ikintu batigeze bumvikanaho umwe akanga kukireka cyangwa ngo undi akihanganire urugero nanjye nshobora kuba ninywera agacupa nkakemeza kabisa wenda nkava mu rugo nka saa 12 za nimugoroba nkataha nka saa 8 z'ijoro nanyweye inzoga ndi kumunukira n'iki icyo gihe ntabwo umudamu azajya gufata umwaka wo kuguhindura kandi wowe ubwo buzima bumazemo imyaka irenga 5 cyangwa ari nako wakuze usanga ari nako wakuze ni ibyo bundi bikunda kubaho bikagura abantu bashatse wowe mu ntangiriro z'urugo rwawe ni ibihe bintu nka 5 cyangwa 3 byakubera imbogamizi ukajya uvuga ati ibintu nishoyemo to ariko ukavuga ati reka nihanga njyewe ntabwo nigeze ndogreta mvuge ngo ibi bintu nishoyemo ni ibiki ariko nyine biguca intege byagucaga nk'intege ukavuga ati aha niba ari ibishoboka nabisubiza inyuma oya na rimwe njye ndicara ngo ngere kuri iyo revo yo kuvuga ngo wabisubiza inyuma wapi ahubwo icyo nakubwiraga n'ubundi utuntu twagendaga tugorana tuvuge wenda urugero nkanjye wenda nashoboraga kuba wenda nicaye ni urugero nkahita mvuga ati wenda ndashonje n'urugero noneho navuga ngo ndashonje umudamu agahita agenda vuba vuba agategura ibintu byo kurya yabizana akabona simbiriye bikamubabaza noneho ngewe nk'abase ubundi ikibazo kiriye ngewe niba mvuze nta biryo nshaka kandi wari ubivuze kuko urumva ngewe ntabwo nkunda kurya cyane sinkunda kurya pe nyine sinzi nuko nimereye ku buryo rwose n'ibiryo mba mbireba simbigire ifemba abajama bo muri gato mbona bakwiye amasengesho kubera uzi ko hari n'igihe ibiryo biba bitetse biri hariya ukajya avuga ndaje njye mu kanya ndaje ugashiduka byaragaze saa 2 z'ijoro zikagera ubwo ntabwo uraba ukibiriye urahita wumva byapfuye ko se uri bushyushye ukinyabya ku karesitora ubwo tayari ukahita ubuzima bugakomeza rero ntabwo ari uko nk'uko umuntu washatse abantu bashatse ntabwo ari uko nguko babona abantu bashatse ibiryo biba bigomba kuboneka ni nk'itegeko naba ari nk'itegeko saa 6 na nimugoroba n'ibyabonetse bigomba kuribwa ni nk'itegeko igikoma kikaboneka ni iki asapurisi nywa igikoma kandi nyine no kurya ngewe birangora ubu ufata agakombo kazunguza wapi no kurya birangora narengezemo usibye no kuba nanywa igikoma no kurya birangora ubwo menye impamvu dufite tayi imwe menye impamvu dufite tayi imwe nagerageje ariko ntekereza ko nshobora kuba ndwaye ubuyoka ubwo buyoka ndwaye rero ushobora kuba mbumaranye nk'imyaka aka gace ndagakata nkohereze madamu wawe umusharinge ajye kuvuza indembe nzovuye ngo bamusanzemo indwara nk'igihumbi urumva kubera ibintu by'amaresitora urugendo rwo gushaka nose ushatse uri muri industry cyangwa mbere yaho kuko njye buriya twamenyeye n'abantu bose narashatse wisanze gute muri sinema buriya njye ndi umuntu wirinze kuva kera nkajya nkora utuntu tugiye dutandukanye ngaho nkabyina nkaba umufashionista nkakora ibintu nyine bitandukanye noneho rero nza kwisanga mpuye na Nyakso akurumva mbere yo guhura na Nyakso nabanje kuba hari ibindi bintu nakoraga byatumye Nyakso amenya mbere yuko ngiye mumenya urumva
so tukajya tuganira biri aho simbitindeho n'iki batangira gushutinga ndeba bakoresha fone bakajya bashutinga, rimwe nkajya kuri tere, ikindi gihe singeyo iza tere yabo. Noneho bigera ikintu nakubwira, urabona buriya Nyakso twariganaga, Prince twiganaga, Fisto twari duturanye, abandi bana bakoragamo bitwa ba Deusi twigana, abitwaga ba Jire duturanye. Urumva nageze muri sosiyete yabo nsanga nyine bo barateguye ikibuga, ahubwo ikibuga njyewe nasanze giteguye kuko abo tutiganye twari duturanye, ku buryo ntabwo nageze kuri tere. Umuntu nzi tutari tuziranye ni Patino, ariko nabwo Patino nagezeyo najyaga njya kuri tere anzi, kuko nawe yageragezaga kuba ko twaba inshuti, kubera ko njye ninjye akenshi wabahaga imyenda yo kwambara, urumva amasitempa nyine kandi muri iki kibuga uyu umuntu afite akantu agukeneyeho, urumva njye rero byose bigenda biranyorohera, ku buryo wasangaga abo bantu bose turi muri nyine muri cross, biragufasha rero bituma nkomerezaho gutyo. Umaze kwinjira muri sinema, madamu wawe ntabwo yavuze ko ugiye kuba ikiraro, ugiye kunanirana, ugiye kugira ute bya bindi bavuga abantu bagiye muri sinema n'imiziki? Njye buri munsi nkunda gukuraho izo mpungenge, nkunda gukora izo mpungenge. Sinzi impamvu abantu bafata abantu baba muri sinema cyangwa abahanzi, ariko cyane cyane bikaba ku bakobwa, ku gitsina gore, baba ngo yarananiranye, ngagiye ngo kuba indaya, agiye kuba iki, wapfa ntabwo ariko kuri. Ubundi buri muntu aba indaya ari uko n'ubundi ako kantu yari asanzwe agafite. Ibyo ndabwira n'abantu, pasiteri kwa kundi icara akajya ashinja abantu ibintu by'uburaya, akakureba akavuga ati iki hari igihe wari uri indaya muri we. N'ubundi ubundi reka njyewe icyo nari ngiye kugusobanurira bitari burage, umuntu ugira uburaya n'ubundi aba asanzwe agira uburaya, kuko muri sinema ntabwo uzaza uje gushaka amafaranga ngo nurangiza ngo ujye gutangira kuryamana n'abantu mukorana. Ikindi cya kabiri, kuryamana n'umuntu mukorana egare ko ibintu byanyu biri bihita bipfa, kuko ubutaha uzamukenera ntaboneke, utagira iki. Ibyo bintu rero abantu barabyirinda cyane, ni nk'uko no mu kazi gasanzwe, iyo uryamanye n'umuntu mukorana akaba kapfuye. Ikindi wese mu kazi gasanzwe, se hari umukobwa twimajine wenda ushobora kugera muri kampani runaka, nta kwezi arahamara, abagabo bose baba muri iyo kampani bakaba bamuzi, babaho cyane. mwese icyo gihe we bazirengagiza bavuga ngo ntabwo uri nyine, ntabwo iyo logique sinzano bayikwenga abantu, ntabwo bazirengagiza akazi kabo bavuga ngo niko katera uburaya cyangwa ngo niko kamuteye uburaya, aba ari ibintu asangana. Ibyo aba ari ibintu umuntu aba asangana. Ariko urumva nyine ikintu nshaka kubaza madamu wawe, rero we yari abizi ko mbikunda no guhera kiranyiga no muri segonderi, nabaga ndi umu MC, ndi umubyinnyi nk'uko nabikubwiye, urumva nakoze ibintu byinshi, urumva byatumaga nyine abona ko n'ubundi still ari ibintu byawe, uri muri nzira yawe, ku buryo ntabwo yigeze abitindaho, kandi ntekereza ko n'umusaruro yawubonye. None se nta mbogamizi byize bitera ku rugo rwawe bijyanye wenda no kuba ubibonera umwanya utaratangira kubonamo amafaranga? Urabizi ntabwo ahita aza, cyangwa ngo bigire bibateze umwijyane mu kuntu. Buri kintu cyose kiba kizageza umuntu kure, aba agomba no kugitangamo ibitambo. Ibyo bitambo twebwe twatanzemo rero ni iyo myanya, uwo mwanya, icyo cyubahiro turagitanga, abantu bakajya badusuzugura, baduca amazi. Rero iyo umaze kwacivinga nibwo ubona ko bya bintu ntabwo wibeshye. Wigeze ugera igihe ukumva sinema wayireka? Nk'uko tujya twumva abantu ngo bagize depression. Ngiye kwa ko mbikora mbikunze, na n'ubu ngubu ntabwo navuga ngo nabireka cyangwa ngo ncike intege, wapi. Ahubwo ndabikora ko erega
biriya nabyo aba ari impano bro, iriya aba ari impano, kandi impano nta hantu ujya ntabwo yihisha, nta nubwo usibye no kuyihisha ushobora no kumara n'imyaka. Okay, dufate urugero kuri Nzovu. Njyewe muzi atangira akora muri za boro za Zirara zishya, tukamureba abantu bamwe baramufana, igihe kimwe biranga atangira kujya noneho acuruza amasede mu mujyi, abantu nabyo biza kwanga, arakomeza biranga. Ubu ngubu yongeye arazamuka. Nicyo nkubwira ngo impano ni ahantu nyine icyo aba ari ikintu cyawe nyine nigera. Kuri famiye, tuve ku mugore, famiye yawe nta mbogamizi byigeze cyangwa byigeze bibabangamiraho? Famiye yanjye ahubwo niyo yanshyigikiye cyane, ku buryo hari n'igihe banamaga n'amatike, ariko ababyeyi bamaze kuba karasi. Njyewe mama n'ubundi mu rugo bari abasirimu da, mu rugo bari abasirimu, nta kintu batakoze kugira ngo tugire aho tugera ahangaha. Iyo babonaga ushaka gukina football bakubwiraga godiyo na baro, byakunanira waza ukavuga ngo none ndashaka bimwe by'abana, kavuga uti mama ndashaka noneho gukina karate, akakugurira kimono, akakureka wowe wanashaka n'amatike akayaguha n'ibintu byose umusanzu basabwa aho ngaho akawutanga. Urumva rero ntabwo ngiye mu rugo tugeze tubigiraho imbogamizi, ahubwo njya mvuga ngo iyo nza wenda kumutenguha niko nabyita, nibwo yari kubabara. Muri sinema umaze kugeramo urafatishije, n'ubu ngubu wenda tuvuge n'ubu abantu batatu byakugoye kuba nyine guhuza nabo, ukavuga ati birangoye ndahuza nabo kuko nyine ari akazi nta kundi, nyuma ukaza kubiyumvamo. Reka ngusobanurire sibyo, njyewe ukuntu mbaho sibyo, nta muntu n'umwe wananira kubana nawe, kandi icyo ubona ukabona umuntu reka ngusobanurire impamvu ukamubureminga utaranamumenya. Reka njyewe ngusobanurire impamvu nkubwiye ngo njyewe nta muntu n'umwe wananira kubana nawe. None n'impamvu njyewe ibyo bintu ntigeze mbibona mvuga ngo umuntu yarangoye, dore ahantu biturukira n'ahantu bipfira. Kugira ngo ubone umuntu ukakugoye uzi ahantu bituruka, wowe uko bivuze ngo ukimubona uhita utangira kumubona amakosa ye, nturebe ibyiza akora, ahubwo we atangira kwirebera, uwo utangira kwirebera ibibi bye. Kandi iteka iyo utangiye kubonamo umuntu ikosa, nta na rimwe uzamubonamo icyiza. Ni nk'uko umuzungu yaravuze, urumva, niwinjira mu ishyamba ugatangira kwibaza inyamaswa uri buhure nazo, nicyo kintu cya mbere cyica mu buzima, nicyo cya mbere cyita kikwica mu ishyamba utaranamuramo igihe. Kwinjira mu ishyamba ukiribona hari hakurya ugahita uvuga uti inyamaswa ndi buhure nazo ni izihe. Uzi impamvu mbikubajije? Uribuka saga ya CTU kuri Aisha? Yego. Iriya saga yamuhaye, nyine abantu batamuzi, yamuhaye isura, baramumenya, yamuhaye isura idahwanye n'uko Aisha ameze, sibyo? Ahubwo ntekereza ko byamuhaye irindi zina ryikubyeho, nyine byamuhaye izina ryikubyeho, ariko abantu amagambo Aisha yakoresheje hari abanzi bari basigaye banayareba. Urumva nyine byamuhaye isura, izina urumva ryikubye igihe yari afite, ariko rimuha abantu batangira kumubona nk'umuntu, urumva nyine bamwe baramwanga bamufatamo nyine, kugeza ubwo njye nigeze guhura n'umuntu aravuga ngo Aisha ngo mbabona ngari ikirara adashobotse, ariko mu by'ukuri umuntu hari igihe uvuga, abantu bamuzi, reka nkwereke, hari igihe wenda uvuga nk'ikintu kigucitse nawe undi mutima mubi, abo ukibwiye ntibagifate neza. Nk'ubu ngubu nkanjye hari umuntu twari turi kumwe, ndangije ngiye kumusezera, ndamubwira uti Imana izaduha ubwenge, mubwenge Imana izaduha ubwenge, ibyo ubwanjye nahise mbibona ko ababaye. Mugira amagambo akomeretse, uwo muntu waramukomerekeje. Oya, navuze Imana izaduha, njye urumva, njye nta kindi kintu nifuza mu buzima bwanjye, nifuza ubwenge mu bintu byose, kandi iyo ufite ubwenge amafaranga araza, iyo ufite ubwenge ibintu byose ubigeraho, nibyo rero nubwo byo nashatse kubivugamo. Urumva rero nawe ashobora kuba yaravuze gutyo
nyine abantu babifata nabi kandi yari abivuze just ari gutera burage yari kugira n'iki. oya yabikoze ari burage abumvise ikiganiro bakakirangiza ariko ari utuntu aba influencer tugira ugakata agace kamwe ukaba ariko ibyo bintu rero umuntu ubikurikiza nawe nakoreshe logique nawe aba ameze nka wa muntu. none se ntabwo wigeze wumva ko Ngenzi yajyaga ajya mu modoka abadamu bagahunga bamwe bakanarira muri kiriya gihe cye. oya reka nk'urugero hari umuntu yari umukirisitu cyane akunda gusenga noneho rimwe atashye asanga umuntu baturanye yamwiciye umuvandimwe kandi uwo muntu yari intangarugero akunda gusenga atavuga uti Imana yo mu ijuru ngiye gusoma ijambo ryawe muri Bibiliya nicyo ndi busome nicyo ndibuze gukurikiza. urumva yahise agenda urumva yahise agenda yaravuze ngo yahise agenda asoma muri akarongo gatoya ngo genda umugenzereze nk'uko yakugenjereje atabanje gusoma uwa mbere atanasoma n'uwa nyuma ntiyanasoma n'uwa nyuma agenda ari abantu batazi Bibiliya rero nyine nuko bakora ahita bumbura nyine ni bya bindi uvuga ngo Imana iduha ubwenge rero ukumva nawe ka kantu akumva agace ugahita ukagenderaho ugahita ufata umuntu uko atari. mwino minsi hagiye humva saga nyinshi ntabwo tuzigarukaho z'abantu z'abameki ibyo byaranarangiye. watashye ubukwe bwa Meki? oya arandi nagiye. ibintu byavuzwe kuri Noza kuri Sorba byakiriye gute bivuzwe n'umwakitirise mugenzi we? nabo ntekereza ko wenda nabo ubwabo bari babivuganyeho gusa ntabwo njye ninjiye ngo menye ngo ukuri kurimo hariya ni ukuhe ibinyoma birimo hariya ni ibihe. urumva niyo mpamvu ntabwo nahita nkubwira ngo njyewe njye kubwira ngo nabyakiriye gutya cyangwa nabyakiriye gutya. oya we mbwira ari nkawe bavuzeho kiriya kintu. ari njyewe babivuzeho nanjye nakwakitinga gute se? njye reka mbwire Saju hari ibintu Imana yampaye. ikintu cya mbere Imana yampaye kwita niyakira mu bintu ibyo ari byo byose. njyewe yaza kuba njyewe babivuze wenda byanabayeho koko byakubabaza ariko njyewe byambabaza umwanya mutoya. kuri KRS niko bajya bavuga ngo abantu bameze gutyo ngo bari KRS ntabwo bari ukuvuga ngo ni ukutaba KRS ahubwo ni ukureba ugasanga nose ko babivuze byarangiye nose ubuzima buhagarare. ngira ngo nawe wahita umusubiza ukamwataka. oya iyo bimeze gutyo baba bagiye kuba mwihangana kandi ihangana buriya ntabwo ari ryiza. basi mwahangana mu bijyanye n'amafaranga muri bizinesi mukarushanwa kubaka poroje irenze ariko ibyo gusererezanya gutukana wapi. sinema mwino minsi uri kuyibona gute? sinema hari bamwe byakunze hari n'abandi byanze. ni ibihe bintu bikunda gutuma tutagiye kuvuga wenda ngo views zabuze cyangwa se iki nk'imbogamizi zituma byanga muri sinema barize? imbogamizi zituma cyangwa ngo ni nko kubwira abantu binjira muri sinema uburyo kibanga. ubundi muri sinema habaho ibintu bya mbere habamo ubundi iyo udafite ibikoresho bihagije icyo gihe ibintu biranga. icyo ni icya mbere. icya kabiri hari abantu muri sinema bagenda bagahita bakigira ibitabashwa ku buryo ushobora kumukiraho serivisi akayikwima. ibyo bintu rero umwanzuro wabyo ni wa wundi navuze bwa mbere aho gukora cyane ugasuzugurwa kuko uwo mwanya w'agasuzuguro ni iki n'ubu uzakwibukisha cyangwa uzagutambukisha. ku isi ufite poroje nyinshi cyane ariko turavuga ku yawe
na madamu. njyewe urumva hari amaporoje nk'uko twabivugaga njyewe menshi nari ndi guteganya gukora cyangwa n'ubwo nyiri guteganya gukora nkabona biri gukomeza bitinda kandi YouTube channel yanjye isinziriye ndavuga reka tujye twikorera ubu video njye na madamu n'umwana tubishyire kuri YouTube abanyarwanda babibone noneho na YouTube yanjye igume iri active noneho nyuma yaho tujye dukora ibintu bizima kandi byiza biremereye. Nihe prank cyangwa content waba warakoreye madamu wawe nawe umutima ukakwenye? Niyo namubwiye ngo naryamanye n'umukobwa w'inshuti twashwanye ibyanyabyo abantu buriya bagize ngo ni prank wenda abantu bari bapanze ko twashwanye ibyanyabyo tumara nk'icyumweru tutavuga nambwira ngo nimubwire inshuti tugana ku musozo icyo ubwira abakurikira Afrimedia Rwanda. Icyo mabwira mukore subscribe kuri Afrimedia Rwanda mukoreho subscribe mujye mutanga ama comments ama share and likes hanyuma nanjye muze mukore subscribe kuri YouTube channel yanjye Puisa kabisa Gitego Puisa no kuri Instagram mugende mu following nitwa Gitego Puisa naho ubundi Imana ikomeze duhe ubwenge. Nyine natwe uradututse. Yes reka mbashimire cyane kuba mwakomeje gukurikira Afrimedia Rwanda. Ni Sadre cyangwa se unyite ikinyafurika original nk'uko abivuze. Imana ikomeze iduhe ubwenge. Wakoze cyane. Thank you. Umva reba ikirere mwana cyagize hamagara Kanyombya dukore turebe.